n'ubu ngubu dufite ibyo tuvugurura kugira ngo umutekano mu muhanda urusheho kugenda neza. Ikintu cya mbere nababwira abamotari mugomba kumenya, twari tubizi ko mu mazi iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention, twayigize iminsi 30. Ubu ngubu ni iminsi abamotari reka nanone munyemerere nongere mbahe ikaze kandi mbashimire abadukunda n'abadukurikira mwese, mbahe ikaze bifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibagirire neza cyane. Reka twizere ko ibintu by'abamotari bigiye guhinduka, ariko ndagira ngo mu kiganiro cyacu tubavuge bakiriho, tubanze dushime cyane cyane bamwe mu bantu bakoze ibishoboka byose, kandi si rimwe si kabiri, n'abastari banyu n'abanyamakuru babaye ibyamamare mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bakunze kuvugira rubanda, ariko intore izirusha intambwe ikabyumva mbere y'abandi, maze bigatuma ifata ibyemezo bikomeye cyane. Ni mu gihe nyuma yuko iyi shusho muri kubona hano kuri runo rubuga rwacu, uyu mugabo bamwita Karegeya Omari, akaba ari umunyamakuru, twavuga ngo ni umunyamakuru mpuzamahanga, ni umunyamakuru w'umwuga, ni umunyamakuru rwose ucukumbura inkuru zitarimo ibihuha ndetse n'amatiku, ahubwo akaziva imuzi akazigera imuzingo, agamije guhindura imitekerereze, imyumvire ya sosiyete, kugira ngo hagire byinshi bihinduka kandi koko bikomeze bibere abaturage. Uyu mugabo muri iyi minsi rwose yakoze inkuru ku bamotari. Abamotari bararira, bagaragaza agahinda bafite, bagaragaza amarangamutima yabo, nukuri mu ntimba ikomeye cyane, ariko baravuga bati nukuri Perezida wa Repubulika niwe muntu wenyine waturenganura, kuko ibi biraba nta ruhara aba yabigizemo, nta n'uwaba yatumye, ariko niwe muntu ushobora kuturengera rwose. Akimara kwa uploadinga ikiganiro rero, abanyamakuru b'ibyamamare muri bo ngubo twavugamo Mutesi Kovia, twavugamo ndetse na Radio 1 by'umwihariko Mutabaruka ndetse na Kenisi, bongera babigarukaho babiva imuzi babigera imuzingo, baravuga ati mu by'ukuri koko igihe ni iki ngiki, abamotari bongere bagire umutuzo, bongere bagire umutekano. Ikoranabuhanga mu Rwanda rikomeje kugaragara ko muri uyu muvuduko waryo hari ibyo rihitana, hari n'ibyo rikiza. Muri ibyo rero abamotari bakavuga bati mu by'ukuri turahura n'iki, turahura n'ikibazo cy'ikoranabuhanga. Ugira gutyo ukabona contravention, ukagira gutyo ukabona barakwandikiye, ibihano bihora byiyongera umunsi ku munsi, bagira bati ntitubasha kurya, ntitubasha kwambara, ntitubasha kugira ikintu na kimwe twakora. Ni mu kiganiro bagiye baganira n'uyu mugabo, mu by'ukuri bafite amarangamutima ubona koko bababaye. Mutesi Kovia, Mutabaruka ndetse na Kenisi bongera babigarukaho, n'ibindi bitangazamakuru babigarukaho, baravuga bati koko igihe ni iki ngiki, abamotari nibongere nanone batekerezweho, nibongere bahabwe undi mwanya wo kuvuga ngo ese koko mu by'ukuri abamotari muri uyu mujyi bafite runini, bafasha sosiyete, bafite byinshi bakorera imiryango yabo, yewe banatanga n'umusoro ufatitse, igihugu kikagubwa neza, tugakomeza kwiberaho mu iterambere. Perezida wa Repubulika rero nk'uko bisanzwe ibintu byamaze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko abastari bacu, abanyamakuru bacu bamaze kubigaragaza, ntabwo umukuru w'igihugu atinda guhita abifatira icyemezo kandi gifatika. Mwamaze kubyumva tugitangira rero, abamotari aho bishimye baganira n'inzego z'umutekano zirimo umujyi wa Kigali ndetse na polisi, aho bateraniye kuri stade, aho babateranyirije kuri stade, bavuga ati no muze
twumve ibibazo byanyu tubatega amatwi. Niko bigenda, burya umuyobozi mwiza atega amatwi. Kandi koko abantu si Imana, bashobora gukora udukosa, ariko ni byiza nane ko bongera bakavuga bati nimuze tuganire. Bivuye ku kirero, bivuye ku bastari banyu, abastari banyu Mutesi Kovia twamugarutse mu kiganiro cyacu twatambukije, aho twavuze ngo ese mubona koko uyu mugore yaravuye he, mubona umugore ageze hehe, ese niki byigisha abanyarwandakazi, niki byigisha abanyarwanda muri rusange. Aba bastari rero inshuro nyinshi usanga abantu tukunze kuvuga abantu ari uko batakiriho, ugasanga turibanda ku muntu kuko atakiriho, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, burya umuntu n'uw'agaciro, umuntu adufitiye runini, umuntu agufitiye runini. Ntekereza ko ijwi ry'aba bantu muri kubona kuri aya mafoto iyo ritaza kumvikana rivugira aba bamotari, ntabwo Perezida wa Repubulika yari gufata icyemezo ngo atume umujyi wa Kigali na polisi ababwira ati nimwicarane nabo bamotari, kuko agahinda kawo ndakumva, uburibwe bwabo ndabwumva, ububabare ndabwumva. Mu kiganiro rero cyari kirimo inzego zitandukanye za polisi, ndetse tutabura kuvuga harimo n'umuyobozi mukuru wa polisi. Ibyo mwumve ko ari ibintu mu by'ukuri tutabura kuvuga ko bisa naho byafashe intera, kandi bigamije nyine kugira gute guhindura imibereho myiza y'abaturage n'abamotari muri rusange. Mu kiganiro cyatambutse kuri Mama Urwa Gasabo muri iyi minsi, umuvugizi wa polisi Mutesi Kovia yaramutumiye mubaza ibibazo byinshi cyane bikomeye by'umunyamakuru, amubwira ati kuki abamotari bahora bataka nyamara ntimubumve. Aba bantu rero nukuri nongere mbabwire ngo abanyamakuru, abastari banyu ni abantu bafite uruhare runini muri sosiyete, ni abantu bafitiye sosiyete uruhare runini, n'ijisho koko rya rubanda. Kandi leta nayo irabumva kuko imaze kubona ko mu by'ukuri ari abantu koko nabo bavuga, kandi inkuru bakazicukumbura nk'uko umuvugizi wa RMC Mutesi Kovia cyangwa se umuyobozi w'itangazamakuru, umuyobozi w'itangazamakuru by'igenzura RMC akunze kubigaruka havuga ati umunyamakuru numenyesha nutanga inkuru za mu buryo bwose, ariko kugira ngo by'umwihariko amenyeshe uwamenyesha, none uwo yamenyesheje nawe akore icyo agomba kugira gute gukora. Bimaze kugaragara rero ko abamotari uyu munsi bishimye aho guhura n'umujyi wa Kigali, bagahura n'inzego za polisi zose muri rusange, kuva ku muyobozi mukuru wa polisi n'izindi nzego ahagarariye. Murumva ko ari ikintu kiza cyane, ni ikintu kiza cyane. Umujyi wa Kigali rero ukaba ari umwe mu bakunze gutegura amaparikingi y'abamotari, nubwo tutabura kuvuga ko bigoye, kuko abamotari mu by'ukuri ni benshi cyane ugereranije nuko bakora, nuko bangana, ndetse utanabyumva gutyo. Hari abaturuka i Rwamagana bakaza gukorera Kigali, hari abaturuka hano Gicumbi bakaza gukorera Kigali, hari abaturuka za Nyamata bakaza gukorera Kigali, hari abaturuka mu majyepfo, hari abaturuka no mu majyaruguru, abo bose bagahurira mu mujyi wa Kigali. Ni ibihumbi byinshi by'abamotari, kandi burya igihugu iyo gifite umutekano umuntu nyine arisanzura. Mu kiganiro cyacu rero tubavuge bakiriho, aba bantu ni abantu badasanzwe, ni abantu koko bavugira rubanda, kandi ibyo bakoze bikagaragara. Byaba bibabaje kuba abantu baganira ariko ibintu bavuze bikaba amasigara cyicaro. Nyuma y'ikiganiro Karegeya Omar yaganiriyemo n'abantu bamotari cyababaje abantu bose batandukanye, maze abandi banyamakuru nabo bahita batera imboni zabo, baravuga bati koko mu by'ukuri birakwiriye ko dufasha mugenzi wacu Karegeya, ibyo yaganiriye n'abamotari none natwe tukabisesengura, ariko tugendereye kumenyesha inzego z'igihugu cyacu kugira ngo zigire icyo zakora. Ntekereza ko rero n'umwanya mwiza wo gushimira inzego z'igihugu, n'umwanya mwiza wo gushimira Perezida wa Repubulika, n'umwanya mwiza wo gushimira abastari banyu, abanyamakuru banyu babakora ibintu bidasanzwe, bagahindura, bakamenyesha ibyo leta ikwiye gukora. Nubwo rimwe na rimwe usanga mu by'ukuri hari byinshi bakora, rimwe na rimwe ukasanga bakubwira bati hari ikintu ntamenya, hari ikintu numvise, kubera inshingano nyinshi baba bafite. Ariko kubona Perezida wa Repubulika ibintu nk'ibi abibona, agahita
atumizaho intumwa vuba inzego za polisi n'umujyi wa Kigali ati ndashaka abo bamotari muganire nabo kandi ndashaka ko mworohereza abamotari nimworohereza abo bantu kuko bafite byinshi koko bakora. Namwe mumbwire moto zibarurwa mu mujyi wa Kigali ni nyinshi pe n'ibihumbi byinshi, ariko nta mumotari udatanga umusoro. Mu kuvuga ibyo rero ntabwo twaba kuvuga ko hari n'abavangira koko abamotari, ugasanga umuntu ameze nk'udafite umuco, ameze nk'udafite indero, mu Kirundi niko babivuga, ameze nk'umuntu wibera mu bintu bimuyayura umutwe. Ibyo byose ntekereza ko ari byo byagakwiye kujya birebwaho, abantu bakareba batise uyu mumotari ninde, akora gute, mbese aba bantu bavangira abandi bakaba aribo ahubwo bagakwiye kujya bahabwa ibihano. Mu kiganiro rero cyacu cy'umunsi ndagira ngo by'umwihariko wowe warudukurikiye, by'umwihariko wowe udukunda, dufatanye gushima inzego z'igihugu, ariko abanyamakuru banyu, abastari banyu tujye tubavuga bakiriho. Mbashimire, mbifurize amagara mazima abamotari, congratulation. Ngaho rero mukomeze mutere imbere kandi Imana ibashyigikire muri byose. Nitwa MC Misango, ibiganiro byacu nakagaruka. Twari tubizi ko mumaze iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention, twayigize iminsi 30.